Tik-Tak, vuba vuba. Tik-Tak. Tik-Tak, tik-tak, tik-tak. Tik-Tak, kamera caché. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Tik-Tak TV, nizere ko meze neza cyane mwese muherere hirya no hino ku isi, nizere ko ari amahoro. Mbaye ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi, ni umugoroba wa tariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 2025. Ikaze mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Inkuru tugiye kugarukaho ni inkuru y'inama Yigitaranganya iteguwe ku munsi w'ejo mu gitondo. Inama izahuza meya w'umujyi wa Uvira ndetse na Wazalendo. Ni mu gihe kuva kuwa mbere habaye imvururu kugeza aka kanya, aho umujyi wa Uvira nta n'ikintu na kimwe kirimo gukora usibye serivisi z'ubuvuzi nka farumasi ndetse n'ibitaro byonyine. Izindi serivisi zose z'ubucuruzi n'ibindi byose bikaba byarahagaritswe kuva kuwa mbere. Icyatumye bihagarikwa ni ikintu kimwe twagiye tugarukaho mu nkuru zacu z'ubushize. Wazalendo nyuma yuko bamenye ko General Gasita yatumwe ibuvira kuba ariho agiye gushira ofisi ye mu gukora operation n'ubundi asanzwe ashinzwe muri Sud Kivu. Murabizi ko n'ubundi niwe ukuriye operation muri Sud Kivu nyuma yaho umujyi wa Bukavu ufashwe na AFC M23. Abangaba barahunze bahungira mu yindi mijyi itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero akaba yaragiye mu mujyi wa Kindu muri Manyema. Nyuma yaho rero aza gutumwa na perezida w'igihugu Felix Antoine Kisegeti Chilombo kuza mu mujyi wa Uvira, akaba ariho ofisi ye zibarizwa. Ni mu gihe n'ubundi muri Kindu n'ubundi yarari bari mu maeneo n'ubundi muri operation ko kiriya gihugu cubakitse mu buryo bwa gisirikare. N'ubundi Manyema ibarizwa muri iriya region n'ubundi ya Sud Kivu mu buryo bwa gisirikare muri rusange. Hanyuma uyu musirikare rero General de Brigade Gasita Olivier kuwa mbere nibwo yageze mu mujyi wa Uvira. Hanyuma Wazalendo baje gukora inama y'uburyo uyu mugabo atagomba gukorera muri uyu mujyi. Baramushinja ikintu kimwe cyangwa se bibiri. Ikintu cya mbere baravuga bati uyu mugabo ari mu bagabo bahunze ibukavu bitumwa Bukavu ifatwa. Bati abo ni Wazalendo, ntabwo twemera ko bahunze, ahubwo twebwe twemera ko iwe na Yave titirerewe ndetse n'abandi basirikare birumvikana bakoreraga muri uriya mujyi wa Bukavu. Bati ntabwo bahunze kubw'ubushobozi cyangwa se kuba M23 yabarushije ubushobozi, atahubwo ni bya bindi bimaze iminsi barimo gufungira abandi basirikare batandukanye mu mujyi wa Kinshasa babashinja kugambanira igihugu. Batabangaba rero nabo bari muri liste yo kugambanira igihugu. Bati cyo ngicyo turagikeka, niyo mpamvu tutemera ko aza muri uyu mujyi wa Uvira. Umujyi navuga ngo uri target kuri M23 uyu munsi, navuga ngo niwe mujyi ukurikiraho nyuma ya Goma na Bukavu, niwe mujyi wa gatatu mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri izi nce za Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Bati rero uyu nguyu ashobora kugira gutya yamara kuhagera agatanga Uvira. Abandi bakavuga bati ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo impamvu nyamukuru nuko ari umunyamurenge. Noneho akaba ari umunyamurenge, ntabwo dushaka ko umunyamurenge aza gutegeka hano Uvira. Turashaka umwana w'umupfurero cyangwa se w'umubembe cyangwa se w'umuvira ari uzaza gutegeka hano muri Kongo. Bati rero niko bigomba kugenda. Mutazanye umupfurero cyangwa ngo muzane umubembe, ntago bishoboka ko umuhungu w'umunyamurenge cyangwa se umujenerali w'umunyamurenge cyangwa se umusirikare wari we wese w'umunyamurenge agomba kuza gutegeka hano. Byumvikane ko abantu babivuga muri ubwo buryo ari bwa buryo bw'abantu bagifite yangenga bitekerezo ya tribalisme rwango ku banyamurenge ndetse n'abatutsi bose muri rusange. Nyuma yaho rero kugira ngo motive yabo yumvikane cyane n'uburyo bwo kumwirukana vuba, niyo mpamvu bahagaritse ibikorwa byose usibye ubuvuzi nkuko nabivuze, farumasi ndetse n'ibitaro akaba ari byo bifungura gusa muri uriya mujyi wa Bukavu. Mukanya hari inkuru nari ndimo kumva y'umuntu atakamba avuga ko mugenzi we yasohotse, amaze gusohoka gato yaragiye kuri w'umunyamurenge yaragiye kuri mugenzi we, hari service yaramushakaho, hanyuma akanya gatoya ahorana na Wazalendo bamwaka amatelefone yose.
nibyumvikana ko tension yahariya ku muntu wiha gusohoka ni tension itameze neza cyane. Ibi ngibi rero bikaba byatumye meya wa Uvira ahamagaza inama Yigitaranganya na Wazalendo kugira ngo ku munsi w'ejo mu gitondo bazabashe gukora inama izabasha kugira icyo ihindura. Hari ibintu bibiri bitekerezwa. Ikintu cya mbere, mu kiganiro cy'ubushize twavugaga ko hateganywa ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni ukuba leta ishobora kwisubiraho igahamagara Olivier Gasita gusubira i Kinshasa agahabwa kandi kazi katarakariya muri Uvira. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni ukuba bashobora guhosha Wazalendo bagahoha bakabumvisa ko Gasita byanze bikunze agomba gukorera hariya. Ikindi kandi ni ukuba bashobora kuzana undi muntu noneho w'umunyamurenge, niba bari batekereje umunyamurenge kubera ko wenda impamvu ari ukugira ngo arwanye bene wabo mu buryo bworoshye. Ubutasi rurimi rumwe, ubutasi bushobora koroha kubera kominote navuga ngo irwanya leta, irimo abarwanya leta, ikaba n'ubundi nayo ariyo abarizwamo y'abatutsi muri rusange ndetse by'umwihariko n'abanyamurenge. Ibi ngibi bikaba bishobora korohera umuntu uvuga ururimi rumwe nabo mu kuba ashobora gukora operasiyo hariya neza nk'uko leta ibyizera. Hanyuma rero umuyobozi w'umujyi wa Uvira mu ntara y'Amajyepfo yatumiye abahagarariye imitwe ya Wazalendo mu nama y'Igitaranganya mu rwego rwo kugira ngo babashe kwiga ku kibazo cy'umutekano. Uyu meya witwa Kefala Kapenda yatumije iriya nama mu gihe mu mujyi wa Uvira hakomeje imyigaragambyo yatangijwe na Wazalendo isaba General Gasita Olivier wo mu ngabo za FRDC kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu nguyu Gasita amaze igihe yarahawe inshingano na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Yuni, akaba ari Repubulika wa Demokarasi ya Kongo, perezida w'iki gihugu, zo kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi. Ibiro bye bikaba bigomba kuba muri Uvira nyuma yuko navuga ngo Bukavu muri rusange bakagombye kuba bari hafashwe n'igisirikare ca FRDC M23 muri rusange. Uyu mu ofisiye rero aka kanya akaba hategerejwe iyi nama yo ku munsi w'ejo, ariko ikintu kirimo kuvugwa cyane nuko leta ya Kinshasa yategetse uyu meya guhosha Wazalendo byanze bikunze. Bitaba ari ibyo ngibyo bagafatikanya n'ingabo za FRDC kuri oda ya gisirikare muri rusange, izi Wazalendo ziri Uvira bakazirasa. Aya niyo makuru dufite y'indana avuga ngo Wazalendo mu nama y'ejo ni ukugira ngo babahe warning ya nyuma yo kuba bakwemerera Gasita Olivier General de Brigade gukora inshingano ze yahawe na perezida wa Repubulika mu mahoro mu mutekano. Bitari ibyo ngibyo bagahangura General Gasita ndetse na FRDC muri rusange zikorera muri kariya gace ka Uvira kurasizi Wazalendo zikava muri Uvira. Gusa kandi iki ngiki gishobora gutekerezwaho nk'umwanzuro navuga ngo wanyuma, kubera ko kurasana na Wazalendo muri Uvira yego FRDC ishobora kubanesha bakazamuka bakaja handi, ariko ku rundi ruhande nugurema umwuka utari mwiza muri rusange muri Uvira. Mvuga ko Uvira ari target uyu munsi ya kabiri cyangwa se ya gatatu nyuma y'indi migi itandukanye muri burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Bukavu ndetse na Goma, ndavuga kuri M23. Aka kanya rero hategerejwe inama yo ku munsi w'ejo, ikizavamo niba ari umwanzuro Wazalendo ikazahoha cyangwa se igacisha make umusirikare watumwe na leta agakora akazi ke mu mudendezo ndetse no mu bwisanzure nk'uko yagahawe na perezida w'iki gihugu, bizamenyekana ku munsi w'ejo. Reka mbashimire cyane kuri iyi update y'uyu munsi. Hanyuma harandi makuru turimo kubategurira ya mikenke kuko uyu munsi habereye intambara, ariko ku makuru dufite nuko yabashije gusubiza umwanzi inyuma. Ndabashimiye cyane. Tik-Tak vuba vuba. Tik-Tak. Tik-Tak, Tik-Tak, Tik-Tak. Tik-Tak, kamera kashe.